kuki muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi Ruboneka yasigaye na Clement na Yunus bo wenda tubijyanire hamwe ntabwo ari bo wavuga basigaye bonyine bari basanzwe bahamagarwa ubwo twakibutsa abantu abakinnyi bari basanzwe bahamagarwa ariko batahamagawe nyamara bari bamaze gusa naho babona umwanya mu ikipe y'igihugu wo gukina no guhamagarwa ubwo umuntu yavuga nka Nigena Clement. Impamvu mvuga Clement nuko mu mikino iheruka ubwo Manzi atari ahari yari yagize ikibazo cy'imvune ndibuka ko Nigena Clement niwe wafashe umwanya we akajya akina na Mutsinzi Ange Jimmy ubona ko ari duo yari tarakunda neza ariko ubona ko yasigariyeho neza Manzi nuvuga ngo Clement atangiye ahamagarwa nk'umuswad player rimwe na rimwe bakamuvanamo muri preselection agiraho none akajya ajyana n'ikipe y'igihugu nubwo atakina agiraho none afata umwanya mu gihe mugenzi wadahari nuvuga ngo yaramaze kusa naho yitereka cyangwa se yibona mu ikipe y'igihugu nk'umukinnyi umaze kuba umukinnyi wa national ariko kuri inshuro ntabwo yahamagawe hanyuma utahamagawe nko bivuga ni Ruboneka Jean Bosco nawe yaramaze gusa naho agenda abona iminota yo gukinishwa nawe yatangiye muri ubwo buryo aganahindura game ahubwo mu bantu basimbura bagahindura umukino w'amavubi nka match ya Benin amace ya Benin twatsindiye hano ku mahoro ntuyibuka 2-1 turi kujya twishyura bamushyizemo ku ruhande rw'iburyo imbere asa nahindura ibintu babonaga ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu undi mukinnyi utahamagawe ngira ngo ni Hakim Sahabo ndetse na Samuel Gerrit abariko bagiranye ibibazo bya indiscipline kuri bahamagara kuri ku mikino bakiye na Nigeria umwe yatanze impamvu avuga ko yavunitse nibwo arakimara kuzamura ikipe ya Ruvieri mu cyiciro cya mbere ngo ni Gerrit hanyuma Hakim Sahabo yavuga ko yari yapanze ibiruhuko bityo ataboneka muri match amicale hanyuma binavamo nuko umutoza yanabavuzeho by'umwihariko avuga ati hari abakinnyi dufitemo hano bumva ko ari bakuru ari banini ku ikipe y'igihugu ati kandi twese iyo twambaye no mwambaro tuba twambaye umwambaro w'igihugu kandi nta muntu uruta igihugu ubwo ngabo ni impamvu z'imyitwarire wenda umuntu azakurikirana amenye se byararangiye ntibazongera guhamagara kuko nacyo wagitekereza cyangwa se wenda hari ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo bagaruke mu ikipe y'igihugu niba wenda batakerense cyangwa se batanenga umusaruro wabo ari ibibazo bya discipline bashaka guhamagarwa kuko nayo ruke nabarimo ngira ngo Rafael Yoruke we ni ibibazo bya meforme kuko amaze iminsi atitwara neza memo no mu ikipe ye ya ZFC ni ikipe mu gihugu yaravuye ubwo yasubiye iwabo muri Misiri yavuye mu Misiri yasubiye iwabo urumva rero kari gusaragoringa mu kubona ikipe akinamo no kukinishwa ariko nawe yari kumwe n'abandi bose muri bya bibazo bagiranye nawe nyine ntabwo yari yitabiriye umwiherero w'ikipe y'igihugu ubwo umuntu yavuga ko ari abakinnyi abo batahamagawe ariko harimo abafite impamvu nk'abo tugarutse ba Samuel Gerrit ndetse na mugenzi we Hakim Sahabo na Rafael Yoruke ubwo nabo sense ariko ntabwo yahamagawe ariko nekereza ko nta kibazo kibirimo kubera ko ntabwo nabo afite forme na kinini yiza agaragaza mu kipe y'igihugu ahubwo wenda icyo abantu bibajije ni kuri Nigena Clement ndetse na Ruboneka bari basanzwe bakinishwa kongera we na Nshimiyimana Yunus utakinishwaga ariko nawe wabonaga ko ari umwe mu ba backup ba Mutsinzi Ange Jimmy ndetse na Manzi Thierry nka Nigena Clement naje kumenya ko rwose mu buryo tapfa guca ku ruhande ntabwo we n'umutoza bari kujya imbizi muri iki gihe yaba Nigena Clement ntabwo bahuza kuko ugiye kuvuga ngo umutoza we wa national turi kuvuga national turi kuvuga national unadera murusha ntabwo bahuje cyane cyane byatangiriye mu gihugu cya Algeria igihugu cya Algeria bizi ko u Rwanda mu minsi ishize rwagiye gukina imikino ibiri ya gishuti ikipe y'u Algeria nkuru ndetse banakina na equipe cani yaho iyo mikino yombi u Rwanda rwaje kwitsindwa kugira ngo umukino wa mbere Nigena Clement yanakinishijwe mu byibuka neza ko yakinishijwe icyo gihe bamushyizemo muri defense ari kumwe na Kavita Fanuel ndetse na Mutsinzi Ange bari bakinisha defense y'abakinnyi batatu imbere yabo hari ngwabije Brian Clovis ntabwo byamugendekeye neza Nigena Clement icyo gihe kuko baje no kumusimbuza mu gice cya mbere kikirangira ubwo rero ako no kumusimbuza na nyuma yaho ntiyamukinisha bashobora kuba baragiranye akantu katatumye nyuma yaho mwibonamo wenda ushobora kuvuga ngo Nigena Clement muri iyi pre-season ntabwo yagize ibihe byiza cyane ariko none pre-season ntabwo wavuga ko ni Clement yari mubi cyane kubera ko ugiye kubara amakosa yakoze wayabara uhereye hehe amakosa twabonye ni ayaba Soane ni ayaba Pierre ariko Clement yego nibyo nayo ntiyaburamo arimo amakosa ariko nanone ntabwo yatuma umusiga ugahamagara udakina kuko sinibaza ko umutoza ahamagara ino kipe y'igihugu ashingiye kuri pre-season kuko pre-season ntabwo ariyo washingira ubona umukiriye ngo utari warabonye ngo ubone ngo umuhamagare kuko nka Neo David na pre-season yakoze muri Kiyovu ntabwo rero yashingiye kuri pre-season Ayimane ntabwo ari pre-season ashingiye reka niba yaramubonye muri ya mikino yo kuri tapi nose
ya mikino ya Esperance Football Tournament. iri Eric yarayikurikiranaga Erega niba ariho yamubonye urumva ubwo aho namenya ariko ni ukuvuga ngo byaba nabyo ari ikibazo umutoza ahamagara umukinnyi atigeze abona mu byitwa ngo ibibara wowe ukamuhamagara uko wamuboneye mu bitabara kuko erega n'iriya mikino yari yateguwe na Cyucyuri yari kuri tapi i Nyamirambo iriya nayo ntabwo ku bantu bari gushaka bari kureshya abakinnyi nk'amakarabu ushobora kuvuga uti n'umukinnyi reka tumuzane tuzatangirane nayo prison naba yitwara neza tuzamusinyisha ariko ntabwo muri national avuga ngo ujye kuri umuntu bari abantu baba barakoranye imyitozo ni umukinnyi ku giti cye uzana ubuhanga bwe tukabuhuriza muri ekipe abantu byumve neza ntabwo turi kugaya kuba yahamagaye uyu Jabiru ahubwo turi kuvuga ngo abakinnyi yahamagaye yababonye niyo mpamvu twarimo tugendera ku kintu cyo kuvuga ngo Clement ntabwo impamvu yo kudahamagara si uko muri pre-season performance itari ku rwego rwo hejuru ugereranyije niyo yagaragaje muri champion aho turimo tubihuza kugira ngo abantu batagira ngo ni iyo meforme cyangwa se uko kutitwara neza uko yari asanzwe yitwara kwa Nige na Clement muri ino mikino y'EPR yakiniye muri no pre-season kwatumye adahamagarwa turi kugenda tuganisha noneho ku cyatumye ahubwo cyanyacyo cy'ukuri cyatumye badahamagarwa yes ngayo rero ngo kuba amavubi navuga yuko bagiye kwitegura ariko nyine harimo impinduka urabona yuko amavubi harimo impinduka mu bijyanye n'abahamagawe ndetse n'abatahamagawe ubwo tubijyaniranye nko kuri Ruboneka we urebye sezishize yari umukinnyi mwiza no muri pre-season yari umukinnyi mwiza rwose ntabwo wavuga ko yigize yitwara nabi mu ikipe ya APR afite umwanya ubanzamo mu ikipe ya Taleb Abdelrahim muri ikipe ya APR irimo abanyamahanga ntekereza ko we nta kudropinga form kwanabayeho ahubwo wenda kutamuhamagara nuko wenda umutoza hari abo yabonye agomba guhamagara bigatuma asiga Ruboneka ariko ngira ngo ntabwo yabihurizaho n'abantu benshi kuba yagesize Ruboneka Bosco kuko n'umukinnyi nuva muri pre-selection mu mediateur b'abanyarwanda ntabwo wundi Ruboneka yakabaye aburamo adafite ikibazo cy'imvune cyangwa we nk'umutoza mutaragiranye akrosha cyangwa ikibazo nk'ibyo twavugaga by'abakinnyi twavuze hejuru batageze bahamagarwa umukinnyi atarageze kuko urabizi ko umutoza niwe ufata icyemezo cya nyuma umukinnyi mu myitozo cyangwa se muri kampi ibiheruka hari ubwo umukinnyi aba yaramweretse ibintu by'uko rimwe umutoza akubwira ngo baro tugiye kwataka tugiye iburyo kina rimwe akakwihanangiriza rimwe kabiri gatatu ariko akajya abona wowe ntufite ubushake bw'uko uhinduka kuri icyo cyemezo cyangwa se kujya mu byo umutoza yifuza iyo agiye guhamagara indi selection ikurikira avuga ati uriya mukinnyi narebonye ko aramvuna mu myitozo iyo turimo turategura umukino kandi tuba dufite igihe kinini akenshi rero ku mukinnyi iyo utaranaba titirene contestable cyangwa se umukinnyi ubanzaho mu buryo buhoraho akenshi pre-selection ikurikiraho iyo umutoza yabonye iyo iyiheruka waramugoye waramuvunnye mu buryo bwo kumva filozofiye cyangwa se imitekerereze y'uburyo ashaka gukina akenshi muri selection ikurikiraho ukunda kwisanga wasigaye uvuga ngo aho ntabwo ari ya discipline uvuga ngo wafesinze umutoza cyangwa mwarebanye wamwivumbuyeho wavuze amagambo atari meza ahubwo nuvuga ngo mu buryo bwo kumva filozofi wewe wamweretse ko ugoranye cyangwa se uburyo bw'imitekerereze y'imikinishirize ashakamo ku mwanya ukinamo wamweretse ko ugoye kuyumva none akavuga ati rero niba uno mukinnyi narabonye ko agoye kumva filozofi zanjye reka selection ikurikiraho shakishe mu bandi kubera ko iyi mediane turimo turavuga hajemo uno musore witwa Christian Mukunju ndetse na Claude Smith n'abakinnyi uvuga ngo biyongereye muri ya mediane kandi nabo bakina muri izo position Ruboneka asanzwe akinamo so umutoza rero anashobora kuvuga ngo ashobora kuba yarabonye bimwe tuvuga Ruboneka ari umukinnyi aba mwiza muri club ukabona yafitinze cyangwa se yaguyemo neza mu mishinga no mu mitekerereze y'umutoza filozofi z'umutoza muri club yaziguyemo ariko yagera muri equipe nationale kwinjira cyangwa se guhuza n'imyumvire n'imitekerereze y'umutoza uburyo ashaka game approach ubwo buryo gutegura uburyo bw'imikinire n'uburyo ashaka ko ikipe izagikina umukinnyi kubigwamo neza ngo afitingemo neza bikaza kwanga ariho hantu umutoza ashobora kuvuga ati turabona Ruboneka ari mwiza nkuko turimo turavuga nk'umukinnyi witwara neza ariko umutoza mu ndorerwamo ya nationale uburyo bw'imitekerereze yo gushaka gukinisha abo bakinnyi bakira muri mediane naho yahamagariye Ruboneka ashaka kumukinisha ko yahamagara mediateur avuga ati amediateur mpamagaye abangaba ndifuza kuzabakinisha muri iyi role ko nuvuga ngo umupira w'amaguru ubu ngubu ugezweho nubwo tuvugira ngo abantu bari gukina ngo kuri kabiri no kuri gatatu iyo iba ari igishushanyo cy'uburyo abakinnyi bagomba guhagarara mu kibuga cyangwa se ibyo muri cyongereza bita tactical formation ariko umupira w'amaguru ugezweho akenshi abakinnyi babarirwa muri role bakina ku kibuga cyangwa se akazi yahawe mu kibuga bitandukanye n'imyanya mu buryo buri arikayike so ashobora ku buryo yifuza
mu guhamagara Ruboneka Bosco na Rora bayifuza kumuha muri equipe nationale cyangwa se akaza bayifuza kumuha muri la Mediane, ashobora kuba muri preselection iheruka uwitwa Ruboneka atarayiguyemo neza yaranagoragoje ntibikunde. Bavuga ati rero kuri no shuro reka ngerageza abandi bakinnyi babiri bashya kandi nabo nshaka gushyira muri ya Rore nifujemo Ruboneka Bosco ndebe ko byaza gukunda. Aho ashobora kuba ari kuri Ruboneka Bosco. Ariko kuri nige na Clement byo tuyavuze nibyo by'uburyo umukinnyi yahawe umwanya yasimbuzwa akagira reaction itari nziza mu myitozo yakurikiyeho. Ashobora kuba hari ibyo umutoza amubwiye rona rukuntu ruvuga ngo ushobora kuba ati mugaragu ngayitereke nkakora geste imwe yo gukoresha ikiganza gutya nkavuga toka nkakoresha ikiganza ntavuze. Akenshi wowe tubibona ko namaganye ibyo uvuze. Ako rero uri musore nk'umutoza hari nk'utuntu nk'utwo ubugenda umutoza abika akavuga ati niba umukinnyi yatangiye kunyereka utuntu nka turiya yazamutse, kandi buri muri kirazira ko umukinnyi aremera kuruta umutoza. Iyo umukinnyi yazamutse uwo mutoza ukajya hasi bivuze ko kuzafata icyemezo ugendeye no kuri uwo mukinnyi bizagwa. So uto tuno umutoza hagati ya Nige na Clement ndetse n'umutoza twabaye muri selection iheruka yo muri Algeria yatumye adahamagarwa kuri Yunusu we ni ukugira ngo umutoza ashakisha abandi ko n'ubundi Yunusu arakira muri equipe ya APR n'ubu ngubu rimwe na rimwe ino sezo atangiye abona umwanya. Ubushize byari byabaye Soana akabona umwanya. Nava ko Nige na Clement nawe ntabwo ari abatitirene contestable cyangwa se umukinnyi uhoraho 100% ubanza mu equipe ya APR n'ubundi muri national arahamagarwa ariko gukina ntabwo akina. Niho umutoza yavuze ati reka none ngerageze shake andi masura mashya muri no axe nayo nyahe umwanya nebe no muri preselection azafitinga. Uyu mukuju Christian ndabona yaravukiye mu gihugu cya Australia ku bantu wenda cyane kari no bwa mbere hamagaye mu kipe y'igihugu. Umukinnyi ukina nka nimero 8 cyangwa se nka nimero 10. Yego ni muri Arone nakubira nyine muri amyanya ya Ruboneka yasizwemo bashizemo undi muntu. Akina mu kipe ya Elite Football Club. Ubwo reka turebe ko wenda ari cyo za gufasha mu kipe y'igihugu cyane cyane nk'aba bakinnyi tutabatuzi bavukiye muri bihugu byo hanze. No gutegereza tukareba ko baza kwitwara. Twabonye ba Kayibanda Smith akaba ari umukinnyi wa Luton Town ariko yamaze kumutiza ntabwo agifite umwanya muri Luton. Ubwo reka turebe na Badariri Nkurikiyimana ko hari icyo baza kugaragaza kubera ko mu mikino iheruka ntabwo yabakoresheje. Ubwo ndavuga mu mikino y'ishuti bakina n'ikipe y'igihugu ya Algeria. Ubwo baraza kutubwira igihe batangirira camp kubera ko bafite umukino ku itariki 6 bazaba bari uyo mu gihugu cya Nigeria bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles. Mu gihe ku itariki 9 bazaba bari Johannesburg bakina n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Ubwo byanze bikunze iki cyumweru kigomba kurangira bagiye muri camp. Ubundi camp bagomba kwinjiramo muri weekend. Niko kuri gahunda bimeze ku cyumweru. Reka turindire amavubi tuyaharire Samiri. Tuyaharire Samiri gute? Nibigenda neza azajyana nayo. Samiri wamaze kubona passport de service. We nuza wamaze kwitoza. Naringize ngo ni ibindi. Wamaze kwitoza Igbo language. Bana. Ururimi bivuga muri Nigeria. Na fufu. No kurya fufu na za muhungu w'Iburera rwose arajya aho bita uyo yahita akomereza no muri na Johannesburg. Na Joburg. Urugendo ko kujya Johannesburg. Uvuga ngo kuva mu burengerazuba bwa Afurika ukajya mu majyepfo ya Afurika. Flat cap ye yanditseho Chicago bana azahindura ingofero azatwara nk'iza Riderman. Kurera uzasubira ubu ngubu koko. Ugomba kuva Joburg ujya Iburera udaciye Kigali. Samiri rwose arimo aritegura ubwo barimo aritegura kugira ngo nyine bazajyane. Ubwo tubabwire ko rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite amanota 8 iri kunganya na Benin. Gusa u Rwanda nta gitego ruzigamye nta n'umwenda. Benin irimo umwenda w'igitego kimwe, niyo mpamvu Benin iri ku mwanya wa 3 u Rwanda rukaba ku mwanya wa 2. Afurika y'Epfo irayoboye n'amanota 13 mu gihe Nigeria ifite amanota 7. Uze nk'amavubi dutsinze Nigeria twaba tuyisezereye burundu muri zino qualification. Ubwo Nigeria yaba yapepeye kuko tuyibutse ko hano na makipe ayoboye amatsinda azahita abona itike direct. Hanyuma ane ya kabiri yitwaye neza azakina azahura hagati yabo aboneke ikipe imwe izajya gukina playoff n'ikipe yo muri Aziya.